muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kitari gito umutwe wa M23 uhanganye na leta y'iki gihugu binyuze mu gisirikare cyayo FARDC ndetse nabo bafatanyije barimo Wazalendo ndetse na FDLR. Kugeza kuri ubu ngubu kandi ubuyobozi bw'ihuriro AFC M23 barimo buratangaza ko bwifuza ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi agomba kuva ku butegetsi nk'uko turaza kubirebera hamwe bari amakuru ku buryo ubu urambuye. Se rero yaba ari M23 yifuza gukura uyu mugabo ku butegetsi, hanyuma rero ivanwa ku butegetsi rya Tshisekedi binyuze muri M23 ritangazwa mu buhe buryo. Nzababwira nti ni mujye ikuzimu. Aya akaba ari amagambo y'umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku bashaka kugenda uko u Rwanda rubaho. Turaza kubigarukaho byinshi bitandukanye mu byo yatangaje, cyane cyane kubirebana n'iri ijambo ryatunguye aba atari bake rero mu by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje, ariko by'umwihariko agaragaza ko rero abanyarwanda bakwiye kubaho mu buryo ubw'ubwisanzure n'ubwigenge buhagije, aho rero benshi mu bihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane bimwe mu bihugu bikomeye byagiye bishaka uburyo bwari bwo bwose byategeka abanyarwanda ko bakwiriye kuba babaho. Perezida Kagame akavuga ko rero azababwira ati ni mujye ikuzimu, nk'uko turaza kubirebera hamwe mu mbwirwaruhame y'umukuru w'igihugu. Reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, duhere ku mutwe wa M23. Umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yamaze kugaragaza ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo agomba kuva ku butegetsi kuko akomeje kuyobora nabi iki igihugu. Kuva ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 6 Mata 2025 umujyi wa Kinshasa wibasiwe n'umwuzure wishe abantu 33, abandi bagera kuri 46 barakomereka, inzu zirenga 200 zirarengerwa nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere witwa Jacquemaine Shabani. Ubwo rero Nangaa yafunguraga ikigega cy'ubwizigame cy'abanyekongo Kadeko igoma kuri uyu wa 7 Mata 2025 yagaragaje ko ibiza rero nk'uyu cyangwa se yagaragaje ko ibiza nk'uyu mwuzure biterwa nuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butigeze bwita ku bikorwa remezo by'igihugu. Yasobanuye ko ibyabereye i Kinshasa bigaragaza ishusho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu butegetsi bwa Tshisekedi. Ati rero iyindi shusho ya RDC iyoborwa n'ubutegetsi bw'iterabwoba kandi buvangura bwa Tshisekedi bigomba guhagarara. Tshilombo agomba kugenda nk'uko yabigarutseho. Uyu munyapolitike kandi atangaje ko ubwo abarwanyi ba AFC M23 bafataga umujyi wa Goma ku itariki ya 27 Mutarama na Bukavu ku itariki ya 16 Gashyantare, leta ya RDC yafunze amabanki yahakoreraga igamije guhana rero abaturage. Agira ati ese mbibutse ko amafaranga ari muri banki zitandukanye ataraya bene izo banki cyangwa leta ya Kongo. Tshilombo agomba kumva ko amafaranga yayobeje araya cyangwa se arayababitse. Ikindi kandi ari abakora ibikorwa by'ubukungu, abakozi ba rubanda ndetse n'abashoramari n'abaturage b'abanyekongo, abo bose nibo babitse amafaranga yabo muri izo banki. Nangaa yagaragaje ko icyemezo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe kigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu kuko gituma abaturage bashakisha inzira zinyuranyije n'amategeko babonamo amafaranga, ikindi kandi kikanahombya abacuruza. Agira ati icyaha cy'ubukungu cyakozwe na Tshisekedi cyatumye bamwe mu baturage bajya mu bihugu by'abaturanyi kubikurizayo amafaranga, byongera ibyago kandi byo gusohoka kw'amafaranga y'igihugu. Corneille Nangaa kandi yakaba ari umwe mu bakomeje basobanura ko uretse kuba icyemezo cya Tshisekedi kinyuranyije n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko, ibingibi mu byo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze ngo binagize ibyaha byibasiye inyoko muntu. Yanenze rero umuryango mpuzamahanga ubibona ku ruhande rwawo, hanyuma ugahitamo kwicecekera nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abigarukaho kubirebana n'ibyakozwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero mu byo yibanzeho cyane yavuze ko ibyago byose ndetse n'ibikorwa bikomeje kugaragara muri iki gihugu bigaragazwa rero n'ubutegetsi bw'iterabwoba cyangwa se ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abona ko rero uyu mugabo akwiye kugenda akava ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda niho dusimbukiye. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko abanyarwanda bakwiriye guhora baharanira kubaho ubuzima bifuza, aho gutegekwa uko babaho cyangwa guteshwa agaciro babwirwa ko babayeho kubw'impuhwe z'undi muntu, ndetse ngo uzashaka kugendera u Rwanda uko rubaho yitwaje ibihano azamubwira ngo jya ikuzimu. Yabitangaje rero
mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 byatangiriye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Perezida Kagame yavuze ko abanyarwanda n'abanyafurika bakwiye kugira imyumvire yo guhora baharanira uburenganzira bwo kubaho neza. Agira ati ubutumwa bwanjye bugenewe n'abandi banyafurika babaho gutya umunsi ku wundi bateshwa agaciro bakabyemera bagasabiriza. Nta muntu n'umwe nasaba kubaho, tuzarwana n'intsindwa ariko hari amahirwe menshi yuko iyo uhagurutse ukarwana ubaho kandi ukabaho ubuzima bwite bufite agaciro. Yavuze ko rero hari abarwanya u Rwanda bazenguruka amahanga bakwirakwiza imvugo z'urwango bakaruteraniraho rero barushinja ibinyoma, nyamara hari ibimenyetso bifatika bibavuguruza, ariko rero kubera inyungu z'ibihugu bikomeye ntibihabwe agaciro. Agira ati hirya y'ibyo tugomba kubaho ubuzima bwacu, tugomba guharanira kubaho, tugomba kandi kubaho uko dushaka, kandi nzabwira uwo ari we wese imbona nkubone ngo ajye ikuzimu, go to hell. Nihagira uza yivugisha ngo tujye kugufatira ibihano iki jya ikuzimu, gikuzimu, ufite ibibazo byawe genda uhangane nabyo undekere ibyanjye. Perezida Kagame kandi yashimangiye ko iyi ariyo myumvire abanyarwanda bagomba kugira mu buzima bwabo bwose. Yavuze ko adahangayikishijwe n'imbaraga z'ibihugu bikomeye ku isi bitura, ahubwo rero ikindi kandi afite ikibazo cy'abanyafurika bamaze imyaka magana bategeka amaboko abandi ku buryo rero cyangwa se bategera amaboko abandi ku buryo bisa nkaho ubuzima bwabo hari undi babukesha. Agira ati ku banyarwanda, ku banyafurika bicara bakumva ntacyo bitwaye gufatwa nabi gutyo. Izo rero nizo munyenge zonyine ngira. Ni ryari abanyarwanda abanyafurika bazanga gufatwa nabi aka kageni, kubwirwa ko nta gaciro ufite, kubwirwa ko rero ugomba kubaho ubikesha undi muntu. Ibyo rero byagaragaje ko biteye isoni kubona abantu babyemera, niyo byaba igihe gito ntimugomba kubyemera, mugomba guhaguruka mukirwanirira nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda abigaruka. Yavuze ko ibihugu biyobowe n'abayobozi bakoreshwa nk'ibikoresho by'ibihugu bikomeye. Perezida Kagame kandi yavuze ko hari bimwe mu bihugu cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika biyobowe n'abayobozi rero bameze nk'ibigoryi bakoreshwa n'abanyamahanga bakiba umutungo wabo, nabo bagasahura ibihugu byabo cyangwa se bakakikungahaza rero, nyamara abaturage babo bicira isazi mu jisho. Agira ati bagakomeza kubibira cyangwa se kubibira umutungo kamere wagakoresheje neza mu guteza imbere abaturage babo, bakakikungahaza cyangwa se bakakihungabaza cyangwa se bakakikungahaza. Ubwo rero ku ruhande rw'igihugu, ikindi kandi bagaha abaherwe rero bakikijwe n'abaturage bakennye bashonje, bakaba rero abo baherwe bakikijwe n'abo baturage bakennye bashonje n'abaturage, kandi abayobozi babo bakaba abaherwe ari amafaranga y'abaturage yibwe, bakaba rero aribo bakirwa rero mu mirwa mikuru y'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bagashimagizwa. U Rwanda rero rugaharabikwa muri Loni, abo bakaza buri wese rero ari guhakwa nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Yakomoje kandi ku mvugo za Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wavuze ko azatera Kigali agakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Umuntu agakomeza kuvuga ngo nzatera Kigali nkureho guverinoma, bariya Abatutsi mbahirike, cyangwa se bararambiwe nk'uko rero byari bimeze mu myaka 31 ahangaha, kandi ukumva nta kibazo. Aba banyembaraga rero badutegeka ibyo gukora ntacyo bibatwaye, bagakeka ko natwe rero twabyemera ku mugaragaro. Imvugo z'urwango ukica abantu cyangwa se ubaziza icyo uba ari cyo, ukabirukana rero iwabo bakaba impunzi, nk'uko Perezida Kagame yakomeje kugenda abigarukaho. Yanenze ibihugu bikomeye bigenda rero bitwara impunzi urusorongo bikajya kuzituza, ariko rero n'ubu u Rwanda rukaba rugicumbikiye izirenga 125 ziganjemo izo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo akaba ari bimwe mu byatangajwe na Perezida Kagame kuri uyu wa mbere mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akagaragaza ko ntawe ukwiye kugendera u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange uko bakwiriye kuba. Izo ni zimwe mu mbwirwaruhame rero Perezida Kagame yatanze, ariko by'umwihariko rero hari byinshi bitandukanye yagiye agarukaho mu ngeri zitandukanye
ariko binarebana n'uyu munsi wo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi nakubwiye ko nanga akaba ari umwe mu bagize n'umuyobozi w'ihuriro AFC M23 yagarirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko perezida w'iki gihugu Tshisekedi akwiye kuva ku butegetsi, kuko rero bisa naho ibijyanye n'ubuyobozi vyamwihishe, ndetse binagaragara ko rero iki gihugu gisa naho kiri mu bihe bigoye biturutse ku miyoborere mibi igaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane, umunsi mwiza, komeze kugira ibihe byiza, nako mukomeza kubana natwe no mu yandi makuru arabagezweho mu masaha make ari imbere. Mukore kuri subscribe cyangwa se sabone, nakandi zugira mu bambere mu kubona video zacu zimaze gutegurwa ndetse no gutunganywa.